umurimo ukozwe neza niwo uzatuma abatugana batugirira icyizere. Mugire isabukuru nziza. Ugira umunsi mwiza, isabukuru nziza. Nakwifurije kuramba ndetse no kongera kubaho imyaka myinshi irenze iyo ufite. Murakoze cyane. Isabukuru nziza. Happy birthday to you, DJ. Happy birthday to you. Uko igihe cyose ikintu cya fairness, ikintu cya accountability nicyo mwibukiraho. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Rero muri isabukuru nziza y'imyaka 70 kandi mvuga ngo long vie encore une fois. Happy birthday to you, DJ. Happy birthday to you. Rero turamwifuriza ko iyi myaka 70 agize haziyongeraho n'indi ingana n'iyingiyi. Ndumva Imana izakomeza kumurinda nk'uko yamurinze mu minsi ishize. Umujyanama w'ukuri tumwifurije kuramba, Imana izamwongerera indi myaka inshuro 7. Joyeux anniversaire. DJ isabukuru nziza, joyeux anniversaire. Kuri uyu munsi rero twizihiza isabukuru y'imyaka 70 amaze avutse. Ntabwo nawe icyo mvuga. Mu by'ukuri muri iyo myaka 70 mvuze amaze, harimo imyaka 10 maze nkorana nawe. Rero kuri uyu munsi munyemerere mushimire ko yambereye umuyobozi mwiza, ariko ntabwo yambereye umuyobozi gusa, ahubwo yambereye n'umubyeyi. Kuri uyu munsi ndishimye ku bw'isabukuru ya deje wacu. Kuri uyu munsi rero w'isabukuru ndamwifuriza kurindwa n'Uwiteka, ndamukunda cyane. Isabukuru nziza. My message is to wish him a happy birthday. I wish you a very long life, a healthy life, a good development, and continue to be our good leader, our good guider, and all the best. Happy birthday to you, our Deje. We love you so much. Kuri ngewe Deje ntago nava ko ari umuyobozi wanjye gusa, ahubwo kuri ngewe ni umubyeyi. Ikindi kintu namushimira nuko nk'abakozi b'iposita aduhembera ku gihe. Nabwo n'ubudasa n'ubupfura. Shoje mwifuriza isabukuru nziza kandi musabira umugisha ku Mana. Murakoze. This is to wish you a happy birthday. May you live to blow 1,000 candles. Joyeux anniversaire. Uwiringiye Imana ntazakorwa n'isoni, wahoze uri ikibondo cy'igisekera mwanzi, utazi icyatsi n'ururo, none warakuze uba mukuru, ushagawe n'abakuruta n'aburuta. Kuri uyu munsi w'ingenzi kuri wowe, umunsi w'amavuko uguza ku isi, umucyo uvira mu mwijima ukazanira ibyishimo ku muryango wawe. Uzahora uri ishingiro ry'ibyishimo. My name is Louise Mizero. I'm junior accountant at National Post Office. Today is the birthday of the Director General of National Post Office. I wish you a happy birthday and long life. Thank you so much. Nitwaye nkamiye Emerance, abandi umukozi w'iposita, nkaba nkora muri serivisi ishinzwe gutanga ubutumwa bwihutirwa buva mu mahanga.
ntangiye rero nifuriza isabukuru nziza umuyobozi wacu, umuyobozi w'ikigo cy'amaposita mu Rwanda. Nifurije isabukuru nziza. Mu kumwifuriza mbanje kumushimira, yambereye umuyobozi mwiza, yambereye umubyeyi mwiza rwose. Muri make ndamushimira ko iyo umukozi akora akazi neza akita ku nshingano ze rwose ntabwo amutesha agaciro. Uyu munsi rero nifurije isabukuru nziza. Mwiriwe neza mwese, njye ndi Etienne Rutikanga, nkaba ndi umukozi muri CCP. Ni ukuri uri umubyeyi by'umwihariko, njye twabanye neza muri iki kigo kuva mpageze kugeza amagingo aya. Isabukuru nziza rero, joyeux anniversaire, Imana ikomeze guha umugisha, amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Niyongere Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi w'imari muri ofisi y'igihugu y'amaposita. Kuri uyu munsi nifuje isabukuru y'umuyobozi wacu, nifuje kumwifuriza isabukuru nziza, musabira kuramba no kumwifuriza ko ibyo yagiye atwigisha cyane cyane gukunda abantu kurusha ibindi byose, kuko umuntu atatubwira ko umuntu ari we ari cyo gishoro cya mbere ubundi muntu mu gihugu twagombye kugira. Happy birthday to you. Nitwa Mukabera Marie Grace, ndi umukozi w'iposita. Ndi hano mu rwego rwo kwizihiza anniversaire y'imyaka 70 y'umuyobozi wacu, deje w'ikigo cy'iposita Celestin Kayitare. Hano mu iposita turi kumwe tumaze imyaka irenga 16, byarenze kuba umuyobozi tubera n'umubyeyi. Twakwigiyeho byinshi, mukuri turashima Imana ku bwawe. Imana mu ijuru ikomeze ikurinde, iguhe kurama uzarenze n'imyaka 100. Mwiriwe, njye nitwa Kabundege Fulgence, nkorera mu iposita, nshinzwe ibikorwa by'iposita, ibyo bakunze kwita postal operations. Kuri uyu munsi w'isabukuru y'umuyobozi wacu mukuru, ndagira ngo mwifurize isabukuru nziza y'imyaka 70. Umuyobozi wacu ufite intege, arakomeye, tumutezeho byinshi imbere kuko turifuza kongera kubana nawe iminsi myinshi. Deje wacu, tukwifurije isabukuru y'amavuko yawe. Deje turagukunda. Jewe personnellement nakwigiyeho byinshi, nakwigiyeho ububyeyi. Mbese iyo uri mu kazi ni akazi ukaba strict. Happy birthday to you, happy birthday to you. Amazina yanjye nitwa Ingabire Diane, nkaba ndi umukozi mu kigo cy'iposita, nkaba ndi agent commercial muri unité ya commercial. Icyo navuga kuri uyu munsi w'isabukuru ya Deje ni ukumwifuriza umugisha Imana itanga. Ndamwifuriza umugisha wo kurama, ndamwifuriza umugisha wo bifatika, ndamwifuriza umugisha wo kubaho imyaka myinshi kugira ngo abone ibyiza nk'uko nawe abitanga. Ugira umunsi mwiza, isabukuru nziza. Ndishimye cyane kuri uyu munsi kuko mbonye umwanya wo kwifuriza umuyobozi wanjye umunsi mwiza. Mugire isabukuru nziza. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Idefonse Nshimiyimana, abashinzwe imiterere y'ubucuruzi mu iposita. Nyakubahwa Deje, tukwifurije isabukuru nziza, by'umwihariko nk'abakozi wabanye nabo mu iposita. Tukwifurije kuramba ndetse no kongera kubaho imyaka myinshi irenze iyo ufite. Murakoze cyane, isabukuru nziza. Nitwa Baritoza twagira Imana, ndi umuyobozi w'abakozi n'ubutegetsi mu iposita.
uyu ni umwanya mwiza mbonye deje kugira ngo mwifurize isabukuru nziza. Imyaka 70 ni imyaka myinshi cyane, ariko ni imyaka iryoshye. Ndibuka ukigera no mu iposita twahuye turi muri esikariye, ntazi yuko tugiye guhura uzaba umuyobozi tuzamarana imyaka irenze 16. Icyo nakubonyeho deje no kuri umugabo. Nitwa Mukeshimana Axel, ndi Human Resource Manager mu iposita. Uyu munsi turizihiza isabukuru y'imyaka 70 y'umuyobozi wacu Directeur General w'iposita Kayitare Celestin. Twishimiye kubana nawe muri ibi birori, tumwifurije kuramba, Imana izamwongerera indi myaka inshuro 7. Joyeux anniversaire. Nitwa Kayirangwa Marie Jose, nkaba ndi assistant administratif wa DG ari umuyobozi mukuru w'iposita. Mu by'ukuri DG ni umubyeyi, abenshi murabizi. Njyewe rero yambereye umubyeyi wihariye, nk'umuntu twagiye tubana umunsi ku wundi mu kazi ka buri kanya ka buri munsi. Mu by'ukuri yambaye hafi kandi arankwitura nk'umuyobozi kandi nk'umubyeyi. Rero kuri uyu munsi ndamwifuriza isabukuru nziza, kandi ni ukuri nkamwifuriza n'indi myaka myinshi yo kubaho, ndetse nkamwifuriza n'umugisha w'Imana. Muri make rero nicaye hano mu rwego rwo kwifuriza isabukuru nziza umuyobozi mukuru w'amaposita. Bwana Umuyobozi, ndakwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Ni ukuri ugire isabukuru nziza y'amavuko. Kuri uno munsi sinawema no kuvuga yuko uri umusaza mwiza cyangwa uri umuyobozi mwiza, ko ukunda kubana n'abantu. Ngira ngo ndibuka, ariko ni n'umuryango wawe wose, ko ndibuka aho bita Kayitana yari padiri nyakwigendera, nawe ngira ngo yakundaga urubyiruko muri rusange, ugasanga afite urukundo rw'abantu muri rusange. Nawe sinabura kumubwira ahari ngo Imana imuhe iruko ridashira, uzatunge uzatunganirwe, kandi tukwifurije gusaza utanduranyije. Murakoze, isabukuru nziza y'amavuko mubyeyi. Nitwa Ntiziryaruye Anastase, ndi umukozi w'iposita, ndi umukashi. Uyu munsi ndishimye cyane kuko umuyobozi wacu uje imyaka 70. Mu by'ukuri umuyobozi wacu ni umuyobozi mwiza kandi w'intangarugero. Ndamukunda cyane. Isabukuru nziza. Amazina yanjye nitwa Itangishaka Theogene, ndi umushoferi mu iposita. Happy birthday to you, our Deje. We love you so much. Kuri njyewe Deje ntabwo navuga ko ari umuyobozi wanjye gusa, ahubwo kuri njyewe ni umubyeyi. Tumaze imyaka myinshi dukorana, twanyuranye mu buzima bwinshi butandukanye. Icyo muziho ni umugabo ugira ukuri kandi ukunda umurimo akora. Icyo namwifuriza nakura hejuru, kandi Imana izamukomereza ubuzima. Mbese tumwifurije kuramba. Murakoze. Mugire isabukuru nziza. Gira umunsi mwiza. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Deje, isabukuru nziza, joyeux anniversaire.